munyemerere muhereze umuyobozi mukuru muri iyi gahunda. Umuyobozi wa gahunda yo kwibuka ni Eric Kamanzi, Engineer Eric Kamanzi. Ni umwe mu bantu ibi bintu wabihaye ubuzima bwe bwose. Abamuzi baramuzi kuva ari mutoya, none arashaje akiyoboye ibi bikorwa byo kwibuka. Rero niwe uyobora komisiyo yo kwibuka muri diaspora mu bihugu byose, muri Amerika, muri Afurika, mu bihugu byose niwe uyoboye iyi komisiyo. Tubwire ingamba, tubwire n'ubutumwa yaduteguriye. Engineer, umwanya wawe. Mwiriwe, amahoro. Biragoye kugira ikintu umuntu avuga nyuma yo kumva ubuhamya, kumva amagambo yavugiwe ahangaha, ariko numvaga ari byo nshaka kubanza kubumva kuko nta byinshi mbazaniye. Icyo twifuzaga gukora gusa nk'umuryango ni ukubaha platform yo gukora kino gikorwa. Mwebwe ubwanyu mwifitiye buri kimwe cyose community ya Michigan. Twebwe icyo dukora nka CTSV Ihumure ni ukubaha umwanya gutegura bino biganiro. Ese bino biganiro mwumva bikenewe? Abumva bikeneye, dukeneye bino bihe, turabikeneye inshuro nyinshi. Mukeneye kumva Pastor Mugarukira? Muramukeneye? Mukeneye kumva ba Desire? So nicyo uyu muryango ubereyeho. Uru rubyiruko ruri ahangaha, ndabashimira. Amazina nk'uko bababwiye, nitwa Eric Kamanzi cyangwa Reki Rusine. Nkaba naravukiye Nyamitabo imyaka 9, ngira ibyago byo kuba impunzi, nisanga mu nkambi ya Mubano. Akaba ari njyewe ukuriye bino bikorwa byo kwibuka nka chairperson wa CTSV Ihumure. Tukaba dufite ubuyobozi butandukanye. Ahangaha tukaba duhagarariwe na Etienne na Mahirwe. Ndagira ngo abantu bari muri organisation ya CTSV dufatanya na task force yateguye kino gikorwa bahaguruke tubanze tubashimire. Ndagira ngo itsinda dufatanya duhaguruke tubanze tubashimire. Abajene mwari muri ahangaha mwateguye kino gikorwa, ndagira muhaguruke babashimire kuko mukwiriye ishimwe yo kubona kino gikorwa mwagiteguye kikaba successful. Mwakwihana amashyi nubwo turi kurira, ariko dukwiriye kwishimira ko ntabwo bari ababyeyi bacu tugomba kubakurikiza amarira gusa, ahubwo tugomba no kubabwira ko turiho kandi ko dukomeje kubaho. So mukwiriye ishimwe rero, mwakwiyicarira. Ikindi ndifuza gushimira community ya Michigan. Twahisemo kuza gukorera ahangaha Michigan kubera mwebwe, kubera solidarity mufite, cyane cyane urubyiruko. Ndagira ngo abantu muri ahangaha munshimire urubyiruko rwa Michigan, mubabwire ngo komite ishinzwe gutegura ibikorwa byo kwibuka irabashimira cyane. Turabashimira by'umwihariko, ngashimira ababyeyi banyu, ngashimira ba Mzee Deo, ba Manishimwe, twaravuganye inshuro nyinshi tutanaziranye,
Deo twavugana kuri telefone, ndashimira Pastor Mugarukira, ngewe ni inshuti yanjye by'umwihariko. Yamubwira yuko ntabwo ntuzambwire kuri Pastor, you have both. Moses ntabwo yabaye pastor. Moses yakoze imirimo yose. Mugarukira urabizi ko tuvugana inshuro nyinshi. We don't need pastor, we need leaders. Eric, Pastor Eric Ali. We need leaders. Mbabare mbivuge mbabare. We need stewardship. Dukeneye abashumba baragira umukumbi, ukamenya uko umukumbi waraye, bakavuga ngo iyo umuntu aragiye yita kuri ya ntama imeze gute, ibabaye. Iyo umuntu aragiye ntabwo yita kuri ya ntama cyangwa ya nka ikamwa gusa, yita kuri ya indi ifite ibikomere. Let's be leaders. Let's be leaders. Mugarukira ndagushimira utari pasteur gusa. Uri pasteur ukaba n'umuyobozi, ukaba umubyeyi. Merakoze. Impamvu bivuze nuko Mugarukira tuziranye igihe kinini. Mugarukira ngushimiye mbikuye ku mutima kubw'umwanya wafashe ukatuganiriza, ukaganiriza n'uno rubyiruko. You deserve it, kandi narabigusabye, nongere mbigusabe. Ntabwo uri pastor wanjye, you are my leader. Moses ntabwo yabaye pastor. Hari pastor muri iyi minsi bakama umukumbi. Hari abapasiteri muri iyi minsi y'imperuka bumva bagomba kubeshwaho n'umukumbi kurusha kwitangira umukumbi. Hari abapasiteri bakunda izibyibushye, bakunda inka zibyibushye, za zindi zinanutse, za zindi zirwaye, zimwe zakomeretse, izo ntabwo bazireba. Babana b'imfubyi za Mudende, b'abapfakazi ba Mudende, amadini yacu dukeneye ko babaha igihe. Ntabwo icyo bakeneye hari amafaranga, bakeneye time, effective listening. Ntabwo imfubyi ibyo bakeneye ari cloves, no, cloves bazigurira. Hari icyo badafite, bakeneye urutugu rwo kuririraho, nicyo bakeneye. Bakeneye ko mubaha umwanya, bakeneye ko mubaha ubwisanzure nk'ubu ngubu. Muzehe wari uri hano wari kuduha ubuhamya, mwumvise ikintu yavuze. Yavuze ngo abana be ntabwo bazi ko nyina ubana nabo ko ari nyina. Why? Kira ni igikomere. Bari abana bakwiriye kumenya ko nyina yapfuye n'uburyo yapfuyemo. Bakeneye kubimenya. Niba batabimenya bazabimenya bibangirije. Ariko impamvu batabimenya nuko papa wabo yabuze ba pasiteri, yabuze leaders bamusanga, bamuha umwanya waza tubwire, azarire. Nari ndi kumwe na mama Jia, inshuti yanjye mama Jire. Yambwiye mama Jire inshuti yanjye na Jire ntabwo nari muzi. Twahuye rimwe, arambwira ati duhuye
arambwira ngo niba twaruriye Kentucky, ndangije nsanga ziranye na madamu, ndamubwira ati uyu ni Jire. Ese ni Jire wa mama Jia? Nuvuga Jire ntabwo azwi, hazwi mama Jire. Why mama Jire azwi? Why mama Kondi Fatumuzi? Ninde utazi Bahati mu nkambi wabaye Byumba? Ninde utazi impunzi zanjye? Ibi yavuze ngo bagabanyije ibyo kurya equitablement. Imagine amashuri yari afite Ngarambe agashobora kugabanya impunzi zose mu buryo bungana, ku buryo nta numwe wagiye yinubiye yuko atabonye ibyo kurya. Yari afite amashuri angahe? Ngarambe yari afite amashuri angahe? Icyo yari afite, it was a leader. Leadership is not, it's not position. Leadership ntabwo ari amashuri. Leadership bisaba byonyine commitment n'urukundo. Yemeye kwitangira impunzi, niyo mpamvu yiswe impunzi zanjye. Ndabeshya mugarukira, hari undi mu perezida witwa impunzi zanjye? Why? He deserves that credit. Kuki mama Jire tumuzi tutazi Jire tutazi iki? Kubera akazi bakoze, hari abakondifu, kubera bitangiraga abandi. So mbivuze rero kubera inshuti yanjye mugarukira, njye nishimira ko ari inshuti yanjye mbere yuko ambera pasiteri, kandi uri na pasiteri wanjye. Murakoze. So ndashaka rero gushimira umuryango wa Michigan, ngashimira urubyiruko, ngashimira abashyitsi bitabiriye bifatanije natwe, ngashimira famiye y'Abanyamurenge babashije kubana natwe. Ntabwo bose baje kubera ikibazo cya weather. Ngashimira ya Rwanda Diaspora babanye natwe, ngashimira CTSV team mwese, ndashimira UCC Muzungu Rushema yatwaye aturutse Michigan muri sino imugoye ariko aza kubana natwe. Muzungu udushimire UCC na timu yanyu. Ndashimira forum babodwe mwabonye ahangaha n'akaguru bimugoye ariko yaje kubana namwe. Nori ndi kumubona hari inyuma, n'abandi bose ba Gervais n'abandi bose mu tsinda rya forum, ndabashimira ko mwitana. Ndashimira isoko yaje kwifatanya namwe no mu bikorwa bya buri munsi ikora. Ndashimira Mahoro Peace Association yabanye natwe, ndetse na Gatumba Foundation. Gatumba Foundation perezida wabo yambwiye ngo turi kumwe, abari inyuma. Gatumba Foundation ni abarokotse ubwicanyi bwa Gatumba, yambwiye ati nari kuza ariko nagize ikibazo cya weather, ariko twari kuba turi kumwe. Perezida wa Mahoro Peace Association Mr. Douglas nawe yambwiye ngo mbakomeze, yari kuba ari hano ariko nawe yagize ikibazo, ariko twishimira ko yatwereje intumwa ye akaba yabanye natwe. Abantu bose bitanze bagatanga ubushobozi bw'amafaranga, bagatanga umwanya wabo, mugatanga ubwo bushake bwanyu kugira ngo muze twese dufatanye kuri kino gikorwa. Ndabashimira. Ndashimira abana bato mwabonye hano bari gusoma, batanze ubutumwa. Aba bana it means a lot kubabona. Mfite umwana w'umukobwa yujuje imyaka 10, hari igihe tujya tuganira, yahanesheje umutwe ntabwo yatari kuzi ko ngiye ku myaka 10 nari nabuze papa. Hari igihe mba ndi kumwe nawe abona ukuntu ari kwitwara. Umukobwa nkunda cyane, narangiza nabandi kuganira nawe nkareba ukuntu ari afite imitekerereze nk'uwo ariko mwamubwira ati ngewe rero ariko nihungabana ni no kumukomeretsa kuko wafite amahirwe yo kuba mfite. None mwamubwira ati ngiye ku myaka 9 nisanze ni mu nkambi ya Mubara, wowe wana ukuntu witwaye rimwe na rimwe ugene ibikomere. Impamvu nde kubivuga, ejo bundi nagiye mu kirori cy'umuntu twe twagiye guhemba, ndangije mpurirayo n'inshuti ya papa. Ku myaka 10 ku myaka 9 natandukanye n'umubyeyi kubera intambara, turahunga Nyamitabo mukaza bisobanura, tuzakongera guhura
muri Mudende. Njye nabaye mu nkambi nyinshi, nabaye mu Mubano, mba mu nkambi ya Kayenzi, mba mu nkambi ya Nyamishaba, mba mu Kiziba, hanyuma mbi Mudende, mba mu nkambi ya Byumba. Urumva izo akrobasi zose. Abantu twajya gusama handi mu Kayenzi, niba ari Kayenzi, hari abasamyeyo. Niho nigiye koga muri cya kigezi, ari kigezi twajyaga kogamo. Niho nigiye koga, twashyize ibisakuma mu mugongo. Gutashya inkwi hejuru mu Bisesero. Mu Bisesero, icyo gihe it was very hard. Bajyaga gutashya waba ukuyeho gato igiti ugasanga uduhanga, imibiri y'abantu turi batoya. So sinzi impamvu nari mbivuze, bana batoya twigisha abana bakiri batoya. Mumenyereza umwana akiri muto ngo azarinda asaza atarayivamo. Uwo musaza twarahuye yabanye na papa muri Tebero, ariko papa yajyaga muri Tebero abantu bazi Kirorerwa. Noneho yaramfataga akanjyana ndi gatoya, urumva ku myaka 7, akantwara, none akagenda nyereka inshuti ze. Uwo mugabo rero amahirwe nagize, nasanze umwana we ari inshuti yanjye cyane, ariko ntazi umwana, nzuse ku giti cyiwe, nze n'umwana ku giti cye. Nyuma y'imyaka ingahe duhurira muri Texas, mubonye namwe ati ariko ushobora kuba utanze, ariko ngewe ndakuzi. Namwe ati ngende mwene Rusiga. Umusaza yarahagurutse arampobera, anyereka ati papa rero wawe yandodeye ikoti, atera n'igihe yigeze kuri doderamo amafaranga, kuko yabaga muri Tebero ari kwa madamu. Ariko papa yaradodaga, agenda akabadodera, agafata wenda nk'icyumweru akagenda akabadodera. Ariko umusaza naramubonye ndamumenya. Ku myaka mikeya yabanye na papa, naramubonye ndamumenya, ndamwibwira nawe aramenya. So bana rero tuzana ahangaha, ntabwo tubazanira ahangaha for nothing. Tubazana hano batoya ngo bige, kuko ibi bintu bari gukorera ahangaha bareshya gutya bazarinda basaza batarabyibagirwa. Ngewe wowe ushobora kubyibagirwa kuri uriya mwana w'imyaka 6, 7 azarinda asaza atarabibagirwa. Niyo mpamvu muri porogaramu yacu yo kwibuka abana bagomba kugaragaramo. Urubyiruko, abana dukeneye ko bagaragaramo. So ndabashimira rero bari abana mwateguye. Ndashaka rero kwihuta kuko wenda mfite ngomba no kugenda. Ndashaka kuvuga ku cyo twibuka. Ubundi twibuka guhesha abacu agaciro. Ikindi ni isanamitima. Ikindi twibuka kugira ngo turebe twabona ubutabera. Ikindi kwibuka ni ukwigisha no kurwanya ubwicanyi. Iyo twigisha natwe ubwacu turiga. Hano nahigiye byinshi. Hano haciye abarimu benshi. Nize. Ikindi twigisha community yacu. Ariko ntabwo dushinzwe kwigisha community yacu. Ariko ikintu umugarukira yababwiye, dushinzwe no kwigisha na public opinion. Community international tugomba kuyigisha amateka yacu. Ni inshingano zacu kwigisha amateka yacu. Ngewe nafashe umwanya mutoya byibuze nandika buriya buzima bwa ziriya nkambi zose naciye. Muri kino gitabo uzabusangamo. Uzasangamo yenda umu engineer civil. Mu kintu cyankomerekeje cyane kikatuma nandika ngashinga n'umuryango wita Engineers for Humanity, ni ukubera amasanitation twakoreshaga. Nujya hariya urasanga ku matoilette yanyu yanditsweho ngo restroom. Amatoilette dukoresha mu nkambi ni restroom. Is it restroom? Ya misarani twakoreshaga hari Nyamishaba ni restroom. It's not restroom. Is it possible ko twagira restroom iwacu muri Congo? Is it possible? Yes, it is. Are we deserve to be in refugee camp? Twaremewe kuba mu nkambi? Ntabwo ari byo twaremewe. Ese iyi nyubako twebwe ntitwayigira iwacu? Yes. Ntacyo twaba tumaze, ayo mashuri ntacyo yabatumariye, mu gihe tukibona imiryango yacu ikiri muri zira kind of restroom. Nashimiye kubona
Gacuruzi uyu munsi, Gacuruzi nimugoroba namubonye na madamu we ndabahobera nawe ati nishimiye kubabona. Kubera iki? Ndabashimira kubera abajene ba Gervais. Gacuruzi dufite amateka aho ubwo twabaga twabuze abana basusha, twabuze aho abana bakorera, Gacuruzi we n'umudamu we baravuze ati muduha abana bose baje gucururiza mu Musanze babi iwacu batishyura batagira gute. Madamu we na Gacuruzi bagumana abana basaga 6. Am I right? Ngo na Gervais naza byivugira, na Gervais nawe niho yarari. Kugeza uyu munsi tubafiteho umwenda w'urukundo. Iyi mpamvu mbivuze Gacuruzi arabizi. Nabonye n'undi muntu ahangaha twasenganaga ku Gacaca twagiraga udutampera. Muzi ya matoilette ukuntu yari ameze, bakuyeho udutampera. Muzi ari amatoilette bakuyeho udutampera, murayazi? Imagine gufata ubundi umugabo ufite abana 4 nje hariya muri uyu muryango mabukwe n'abace hariya. Is it that human being? Ese murumva ababyeyi bacu bakwiriye kuba muri buriya buzima? Why? Kubera iki nitwa ngo engineer civile wubaka amazu nareza nkabona mabukwe atajya muri toilette nanjye ngo nce hano. Twabaga dutonze umurongo ukarindira ko nyoko bukwe cyangwa nyogosenge avamo. Ndabese Gacuru. Yeah, that's the life ababyeyi bacu twakuriyemo tugize umugisha turi hano, ariko twibuke ko baracyaburimo. That's supposed to be ended. Tugomba kubishyiraho iherezo kandi uyu munsi tugira icyo tubikoraho. Niyo mpamvu gasaba atari ahangaha kugira ngo atubwire ni iki twakora kugira ngo ababyeyi bacu bave muri buriya buzima. Tugomba kugira icyo tubikoraho. Icyanyuma kwibuka rero ni ukwigisha. Twebwe bacu tukiga ariko tukigisha community yacu. Twamara kwigisha community yacu tukigisha na community tuzengurutse, abo twigana, abo dusengana kuri church, abo dukorana, abanyamahanga, abanyamadini bose barasabwa kumenya amateka y'ubuzima bwacu. Ntabwo tugomba kugira shame ipfunwe yo kuvuga ubuzima bwacu, uburyo twicaye kuri karakadebe, ubuzima twabayemo, kuko ntabwo twe twabwishyizemo. Kandi ngushaka gukira ikimwe bigenda gute? Harayirata. Don't be ashamed yo kuvuga ko wabaye muri buriya buzima. Sigaye mbona benshi, ejo bundi nagiye muri Rwanda Convention, twese turifuza kuba abanyarwanda. U Rwanda ndarukunda, nkunda n'umuyobozi wabo. Ninde wabeshye kuba bari Gisenyi? Gasabata. Ubu yitamanika twari ko bipfa. Ariya nsanze wowe nishimiye no kukubona mu president. Tubwire wowe wavuga ko wanyu hariye harya. Uyavuga ko ari Butare. Nuvuga duhaniwe kubeshya. Duhaniwe kubeshya pasteur rwose mugarukira nimuzafata umwanya udusengere kubera ko twabeshye. Ngewe none ari umushitsi wanjye witwa Kwihangana twigeze kubeshya, noneho we yaragiye gutaha i Kigali, ngewe umu classmate nari nambaye ikiwacu ari Rubavu. None Kwihangana we yarambaye ari Rusizi. Noneho arambwira ngo Kwihangana ko yaratashye Kigali azi ko ngiye mu nkambi, arambwira ati rero rikuze kuntwarira matera. Noneho ahita arambaza uwo mu classmate wanjye, ubu ni umugabo, ni umuntu ukuze. Ni nayo mpamvu mu bintu byanteye kwandika kino gitabo kwari kugira ngo nikureho uwo muvumo wo kubeshya. Ndashaka gushyira ukuri kwanjye kugira ngo mbohoke. Noneho ndangije arambaza, none se Eric wowe ko utuye Rubavu, Kwihangana akaba atuye Rusizi, aguhaye matera yawe wimugiranire gute urugeze Rubavu?
gute ugiye i Rubavu ujyanye amatera Rusizi how yeah so kuba impunzi ni ikibazo gikomeye cyane. Ubushize twakoze ikiganiro kuri Space kivuga ngo ingaruka zo kuba impunzi cyangwa zo kubura igihugu. Kimwe mu byo ingaruka zo kubura igihugu ni ugutesha agaciro, ni ugutera agaciro. So bavuga ngo rero tugomba kwigisha. Ubwo icyo nakoze ni ukwihana nkigisha abantu bose. Aba classmate njye nagize umugisha wo kuba muri KIST. Nari umuyobozi w'abanyeshuri basaga 3000. Ndi umunyeshuri ntaha muri shitingi. Nayoboye ishuri risaga abantu 100,000. Nabako bisaga abanyeshuri 100. Nta nubwo nitoje kubera yuko basanze uburyo nabafashaga nkwereka umuyobozi wabo baramwe kuko nta nubwo nari kugira confidence yo kwitoza. Uturuka mu nkambi urayobora abanyakigali, abanyamirambo, abahehe, gute se wavuga ngo urajya kwitoza ngo bayobore? Byonyine kuba impunzi wumva ufite n'ubwo bwoba. Bahimitamu barambye aterike turashaka kutubera umuyobozi. Babera umuyobozi mu mwaka wa 2 n'uwa 3. Nyuma ngira ndabona no siko niba mbikubikora neza mu ishuri nayobora n'abanyeshuri ba kaminuza bose. I try on the first trial barambwira ngo banciye intege, barambwira aterike rero ntabwo watorwa, habamo ibintu bimeze ukuntu nza kugivinga up bivaho nagiye kwitoza kubera yuko nari ndi umuyobozi w'abanyeshuri wari minister, ko twagira abo bita aba minister, akora amanyanga, akoze amanyanga banshyira muri komisiyo ikurikirana ikibazo yari yarenganije abana bafite ubumuga. Noneho kuko bari bahabwaga priority yo guhabwa amacumbi, noneho ntiyabikora uko bikwiriye, so akora amanyanga. Noneho nyuma mbonye uburyo byakozwemo ndagano naye ngomba kujya. Noneho turamuhagarika, twa dufite uburenganzira bwo kumuhagarika tukamwirukana mu buyobozi. Twari nk'inteko, nari ndi mu nteko y'abanyeshuri, turamuhagarika ariko haza kubamo umuyobozi amusubiza uburakari buratwica, abari mu nteko turavuga ati okay next year natwe turashobora tuye kuyobora, tuye guhindura amakosa yakozwe. So ni gutyo navuze ngo reka niyamamaze. Nyuma ariko ndaguhuramo na challenge da giving up. Next year ndongera avuga okay reka niyamamaze. Twiyamamaza turi nka 3, ndabatsinda, ndanatorwa, ndabayobora mu mwaka 2010. Nari umuyobozi w'abanyeshuri ba kaminuza muri KIST. Ariko ibyo nayo isomo naryigiyemo icya mbere nuko nari kubabwira ko nturuka mu nkambi. Buse wayobora umuntu yakuyobora aba muri la tent imeze kuriya, ajya muri la toilet imeze kuriya. So reka ariko tubireke. So abo bantu rero icyo nakoze nuko uyu munsi buri wese byibuze namuhana narababwiye ati rero this is me, this is Eric. Kuko narababwiye impamvu nanagiye n'umuyobozi kwari kubabwira ngo malgré la circonstance dufite ntabwo ukubayeho bidefinisa uwo uriwe. Ntabwo kuba twarabaye mu nkambi bidefinisa ko nta bushobozi dufite. Uyu munsi nibwo babonye igitabo cyanjye baramwe Eric ni wowe, is it you? Nabwo ati yes ni njyewe. Kuko nahawe ndi muri bake bahawe n'igihembo cyo kuyobora neza abanyeshuri ba kaminuza. Tugihawe n'ura minister ni minister ubungubu ni minister w'iki wa environment. So ntabwo rero mufite ubushobozi, ntabwo definition yo kuba muri umunyeshuri impunzi definisa ko n'ubwenge bwahunze. Mufite ubushobozi, nicyo nashaka kubabwira. So tugomba rero kwigisha community ya hano yose ko dufite n'ubushobozi. So ikindi ni ukwiyubaka nihuse. Amagambo akintegerera ibikorwa byo kwibuka. Ngo kwibuka ni icyaha, ngo kwibuka ni uguterekera, kwibuka ni ivangura, kwibuka ni inzika, kwibuka no kuba umunyapolitike, kwibuka bitera ihungabana. Ibyo bintu byose it's wrong. Ntabwo kuba muri ibikorwa byo kwibuka bivuga ngo ni icyaha cyangwa ni inzika. No. Ahubwo kwibuka bituma n'inzika irangira. Ikindi kwibuka ntabwo bihungabanya ahubwo bikizihungabana. Turi kumwe.
kwibuka nshobora kuzanyibuka nkarira, ariko nindira ni byiza. Mu majira niho watubwira ati muri JBV barabigishaga nujya gukansaringa umuntu ukabona ari kuri murekarire cyane, nukamubwira ati pore urabona murekarire. So kwibuka rero muduhe umwanya turire, yaba ari umusaza mumuhe umwanya arire. Kwibuka nukomora ibiguma, nukumena ibibyimba, bya bibyimba bikavamo amashyira, mutanga umwanya mwomore. Ubu ngubu mwatumiye abantu bake, hari abasigaranye ibibyimba bari hariya, bari abantu ni nabo bafite ubwoba. Nimukabona abantu bakuze batazamo hano ngo mugire ngo ni ukupinga kino gikorwa, ni ubwoba. Ndahera kuri mama twayaga muri gare akamara icyumweru, yabona muri gare hari igikorwa cyo kwibuka akajya kwihisha. Sabe twari turi kuganira ariko mwe ati rero Eric nawe ni pastor naramukunda cyane, Pastor Sove muzi byabayeho 6 children, abana 6 babo baguye mudende. Urumva umubyeyi wabuze abana 6, iyo nkuru kwiyumva mu matwi biroroshye. Ibyo biguma ntabwo ashobora kuza kwibuka, ariko bariya nibo bakeneye kuza kwibuka kurusha n'abandi bantu. Mubabarire rero, mwivuga ngo ariko mukubera ko turi hano nk'abajene twenyine, no, mukeneye kubazana. Muherayidi unamushukashuka umubwira ati mama ngwino hano ni ku bitaro, hano turi ku bitaro. Muri kubyumva? Turi ku ishuri ariko turi no kwa muganga. Kwibuka ni kwa muganga, ni ukumena biriya bibyimba. So kwibuka rero ntabwo kuba turi kwibuka turi abanyapolitiki. Hari abantu amadini yacu, pastor rwose urambabarira, kimwe mu kibazo dufite ni ibintu rimwe na rimwe tuvanga, hakazamo culture yacu, hakazamo n'ubujiji. Ugasanga ngo kwibuka ngo no nge sinajya kwibuka, ndi Adventiste ndi Mutampera sinajya kwibuka, ni uguterekera no kugira gute. Kandi wajya kureba Union y'u Rwanda za ambassador nibo baririmba mu bikorwa byo kwibuka. Ubu uyu munsi iyo dutumira korali hari n'igihe bari kwica, ariko ntabwo ari kwa pasiteri mugarukira mu murambabarire. Ariko hari abakoraliste benshi dutumira mu muze muririmbira abantu bakiri imitima, mukanga kubazana ngo kubera yuko ngo barabaca. Ntabwo ibyo bintu bikwiriye. Oya, ibyo byo ntabwo ari byo muzungu. Icyo nshaka kuvuga, kwibuka kuza kuririmbira abantu ni ukubafasha, ni isanamitima, bakeneye ijambo ry'ihumure bari abantu. So tugomba rero kubikora, ntabwo kwibuka ari uguterekera, ntabwo ari byo. Ni uguhesha agaciro abacu, ni ukurwana kugira ngo tubone ubutabera. Ikindi umuhereza isaha ariko ntaza kurandogora. Kangane ku musozo kugira muhereze n'abandi. So twibuka rero ubwicanyi bwinshi bwakorewe ahantu hatandukanye, guhera za 63 ababyeyi bacu muri za Kanyarwanda barishwe, muri za Magrivier bisobanuyeho, Noto 93 bishe abantu mu isoko, abantu basaga 500 baraje barabica mu nuko bavuga ikinyarwanda. Twibuka muri Mirangi tariki 24 96, Ngungu tariki 21 September bishe abantu muri 96, Mukoto Monasteri hamwe yavuze mu kwa gatanu tariki 12 bishe abantu basaga 750. Byo twakoze ubushakashatsi dusanga je tuvuga mu bwicanyi bwa Mukoto tukumva ko ari ubwo mantu masaga 750 barishwe. Niba mwarakurikiye space y'ubushize batwemereye umunsi dufite icyizere ko turi kubona igihugu. Dr. Barinda yatwemereye ko nitugira umugisha next year tuzibukira Mukoto. Turashaka kubaka urwibutso abantu bagahabwa agaciro. Bari abantu 700 baguye hariya kugira ngo Kongo imenye ukuri kwabyo. Hari ahantu mu byo dufite nk'inshingano nuko tubaka urwibutso. Nitukenera finance muzaziduha. Okay. Ikindi Kamina abantu basaga 140 barishwe b'abasirikari bicwa ngo nuko ari abanyamurenge, ngo nuko
ari abatutsi, ari naho twahereye. Bukavu 2004 barishwe, Karemi, Gatumba abishwe hariya le 13, abantu basaga 166 barishwe, Vyura, Bibogobogo. Abanyamulenge bahuye n'akandi kaga, bafashe n'abana babo n'abagore babo babajyanye Tanzania ari bazima. Kugeza muri uyu munsi hari abana batwawe Tanzania b'abanyamulenge bakiba muri Tanzania bagizwe imbohe, batwawe minyago. Iyo nuko kuri bana batoya aho kugira ngo babice barabafata babakura mu miryango yabo barabatwara. Ikindi Mudende ya mbere, ubu turi gukora ubushakashatsi, ariko mu bushakashatsi bugaragara hapfuye abantu 148 kuri Mudende ya mbere, 11 Août cyangwa August. Mudende na Nkamira kuri rajoro rya 10 nkuko yabisobanuye kuri 12 hapfuye abantu basaga 1341. Izo ni record zakozwe n'abashakashatsi bafitiye gihamya. So ikintu turiho turakora, ndashimira forum yagerageje byibuze gukusanya amazina aririyo tuvugana n'abantu. Twabikoze nk'icyumweru kimwe tugenda tuvugana n'abantu, twakusanije amazina arenga 500. Ndabeshya kwisumbura nubwo aya mazina mukoresha twibuka, ni true story, ni makiya twabashije gukusanya. So amateka rero y'igikorwa cyo kwibuka, ubundi twatangiye ibikorwa byo kwibuka 2004. Byagenze gute? Ubwo hakorwaga ubwicanyi bwakorewe abanyamulenge mu Gatumba, Igihembe, abanyeshuri bari barimo ba Rwisumiro, ko nye ntabwo ikigenere nigiraga hanze niga Kabgayi, barimo ba Baudouin, barimo n'abandi bigaga hara kuri Gihembe, bakoze imyigaragambyo. Ubundi kwibuka byatangijwe n'imyigaragambyo y'abana b'Igihembe, bari bayobowe na doyen wabo, icyo gihe doyen yitwaga Rebelge. Nibwo basohotse bakora imyigaragambyo yo kwamagana ubwicanyi bwakorewe Gatumba. Nyuma umwaka utaha 2005 nibwo hajeho Association des Jeunes Réfugiés Congolais, yari in partnership na CNDP cyangwa Synergy, nibo batangiye gukora igikorwa cyo kwibuka officially. N'ubu igikorwa cyacu officially twagitangiye 2005 twibuka May 25, twibukaga kuri 25 z'ukwa gatanu. Nibwo twatangiye kwibuka. Ubwo byahereye Ibyumba, icyo gihe hari inkambi 2 na Kiziba. Nibwo twatangiye ibikorwa byo kwibuka biri under association ya AGERC. Murabyibuka CNDP cyangwa na AGERC na AGERC bagize ingorane 2009 muzi byabaye. 2009 bibaye ibikorwa byo kwibuka byarahungabanye, nabyo byarahungabanye bigirwaho ingaruka. Tugira umugisha 2011 shimira forum ko yatekinze lead. Turavuga ngo ingorane twawe nazo wenda sinanabigarukaho kuko ni inkuru itari nziza, nuko amacakubiri yabaye mu muryango yatubereye mu maso. Imagine kubona abantu mwaje mu gikorwa cyo kwibuka bona batangiye amatati imbere yanyu, ati ngewe twebwe duturuka aha Bijomba na Masisi, kandi twebwe mu nkambi hari umujomba wari urimo, hari umunyamasisi wari urimo, hari wari urimo. Hari ikibazo twigeze tugira ngo umuntu yaturutse Ijomba cyangwa yaturutse Masisi, ntacyo twigeze tugira n'umunsi n'umwe. Ariko abantu baje gufatanya natwe mu kwibuka batuzanira ibyo bintu, turabwira no. Kuva icyo gihe nshimira Mzee Nsengiyera niwe watuyoboraga, arababwira ati sinzongere kubabona na hano mu nkambi. Mzee Nsengiyera mujye mumushimira. Ndabyibuka icyo gihe twakoreye inama ku bitaro, dukorana inama nabo, turabwira ati izo ngengabitekerezo n'amacakubiri ntimuzongere kuyazana hano mu nkambi. Kuva icyo gihe Nsengiyera atumizaho inama y'abaperezida b'inkambi zose. Icyo gihe tumaze kugira 3 hari na Nyabihe, turahura twemeza yuko ibikorwa byo kwibuka bigomba gufatwa mu ntoki n'impunzi ubwabo n'urubyiruko rw'impunzi. Ni gutyo hashyizweho komisiyo yo kwibuka twita national, yari ihuje inkambi 3, inkambi ya Gihembe, inkambi ya Kiziba n'inkambi ya Nyabihe. Batora
Eric Mwabera umuyobozi, vice president wo mu nkambi ya Kiziba ariwe Bagabo, Celestin aba secretary ari wo mu nkambi ya Nyabeke, n'abandi babagiye nama barimo abantambara aba Gilbert n'abandi baradufasha. Nabashimira kubera legacy. Ariko aya mateka yabo twandika tubona hano ntabwo ari twe twabizanye, byazanywe nabo babyeyi bacu nibo babiduhaye. Shimira cyane cyane abari bari muri association Agersi, cyane cyane dushimire Gafeza Patient, he deserve a credit muri bino bikorwa byo kwibuka. Barabers they deserve credit. Ikindi 2013 nibwo noneho hatangira urugendo rwo kureba ni gute ibikorwa byo kwibuka nk'uko yahoze abivuga, ntihabe iby'abanyamurenge, ntihabe iby'abo muri Nord, kuko duhuje ibibazo. Ndabyibuka inkambi zari zifite ibibazo cyane ni Kiziba na Nyabiheke. Mwari muzi ko muri kiriya gihe mbere y'ibikorwa byo kwibuka wasangaga umunyamurenge adashobora kurahura ku munyamasisi, adashobora kurahura ku muntu waturutse Irucu. Mwari muzi ko umwana iyo yarwanaga n'undi ku ishuri aho kugira ngo bavuge ngo ni abana barwanye, bavuga ngo ni umunyamurenge n'umunyamasisi barwanye, abantu babaye ku Kiziba. Ndabeshya? Bagiye gukiza kesi nyinshi z'umwana yarwanye n'undi yamukubise urushyi ngo umunyamasisi n'umunyenoro ngo barwanye. How? Bavuze ko ari abana barwanye. Nibyo byabaga Nyabiheke, nibyo byabaga Kiziba. Icyabaye nta muperezida w'umunyamurenge wabaga yatorwa, kubera yuko aba muri Nora bo muri Masisi ari bo benshi, bakumva yuko kugira ngo hatorwe umuntu ufite ubushobozi no atuya bariya nabiyi natwe turabindi. N'uwo mwanda twarimo mugomba gushimira komisiyo y'ibikorwa byo kwibuka, ibyo byose byashyizwe yereje. Turavuga no, bamwe barajyaga kwibuka ugasanga bamwe biherereye ukwabo n'abandi biherereye ukwabo. Tuvuga ati ibintu ntabwo bikwiriye, hagomba gushyirwaho iherezo, dusangiye gupfa no gukira. Niba bakamina bariciwe hamwe, niba yo bansanga Gatumba bari kumbaza ngo wowe wo muri Nord, iyo umunyamurenge bamusanga muri Mudende bari kumubwira ati wowe rero wowe uri umunyamasisi nakuri umunyamurenge ntabwo tukwica. No, niyo mpamvu komisiyo yageze iravuga no tugomba guhura. Twamaze imyaka 3 turi gukorana kugira ngo turebe ko twagira itariki imwe duhuriraho. Shimira abayobozi b'inkambi abari bakuriye urubyiruko, tugeraho twemeranya ku tariki 8 Novembre 26 2015 nibwo twashyizeho umusozo wo kwemeranya kwibukira hamwe. Bava kuri Gatumba ya le 13 août, natwe tuva le 25 mai, tujya twese tariki 8 z'ukwa munani. Ndagira ngo bisobanure, ari abantu benshi bumva ko kwibukira hamwe ari ingorane. No, kwibukira hamwe biduha imbaraga. Byahise bikura ayo macakubiri, kuko niba twasangiye ikiriyo tuzasangira n'ibirori. Icyo gihe ntabwo twongeye kubona nta muperezida w'umunyamurenge uhari mu nkambi, kuko watoraga umuntu uko mubona w'umushobozi, ntabwo wamutoraga umuntu kubera yuko ngo yaturutse ahantu. Ashobora kuba munavukana ariko nta bushobozi afite. So ibyo bintu rero byarafashije, bihuza ubumwe bw'abanyamurenge n'abo muri Noro mu nkambi. Nubwo wenda hanze y'inkambi byagoranye, ariko kugeza uyu munsi turi proud yo kuvuga ngo at least uyu munsi dufite komite imwe ihuriweho abo muri Noro n'abo muri Sud. So icyerekezo gishya ni uko n'ibiri hano muri Amerika duhuriza hamwe imbaraga, no muri Kongo tugahuriza hamwe imbaraga, tukagira itariki imwe twibukiraho zidakuyeho, zidatesheje agaciro amatariki ubwishingi bwabereyeho. Niyo mpamvu uyu munsi twibutse kuri uyu munsi muri Desembre twibuka baguye Mudende kuri iyi tariki. Ariko ntabwo ari uko dutesha agaciro iriya tariki ihuriweho. Ngira ngo murabona n'izi challenge za snow, twumvaga at least birashoboka yuko dushobora kwibukira le 10 Desembre, ariko Desembre it's challenge. Ngira ngo murabibona. So turongera rero tuganire, ubu ngubu turushaka kwibukira iwacu, turaganira rero n'iwacu, ubu dufite iwacu turaganira nabo. Ubu ngubu hariho mvetura na twirwane, sibyo? Niba dahuriza hamwe ntabwo izo mbaraga ziba zihari. None se niba bahuriza hamwe twebwe ibikorwa byo kwibuka nibi byatunanira? So I promise you yuko
soon igikorwa cyo kwibuka kizahurizwa hamwe tukaba twibuka ku matariki atubereye twese kandi dufatanirije hamwe. Ikindi sorezaho 2024 nibwo hatekerejwe kuvuga ngo ariko babwira ngo tujye dukomeza tubyitaho ni komisiyo yo kwibuka, kuki tutakora umuryango ukagira legal entity, tukagira partnership n'abanyarwanda, abanyamurenge bafite Gatumba Foundation, abayahudi bafite ibikorwa byo kwibuka, kuki tutagira umuryango abanyarwanda bafite ibuka, bafite za ARG n'indi miryango yanditswe iri registered legal entity, noneho tukajya duhuriza hamwe ibikorwa byo kwibuka bigasigasira inzibutso, gukora ubushakashatsi, turabatereka ajye umuryango wita kuri kino kintu cyo kwibuka. Malgré nubwo dufite UCC yita cyane cyane ku rubyiruko, dufite isoko yita cyane cyane ku muco, kuduhuriza hamwe, ariko turabati dukeneye ikindi kintu gishinzwe ibikorwa byo kwibuka gusa gihuza abandi. Rero iyi komisiyo cyangwa iyi organisation yitwa Congolese to Survive Voice twayikoze kugira ngo twubake ubwo bumwe. Ariho nihuta twahuyemo n'imbogamizi zitandukanye, ariko uyu munsi mvuga icyerekezo kuki yabayeho. Congolese to Survive igizwe n'abandi, igizwe n'impunzi. Muri komite yacu harimo impunzi, dufite abari iwacu muri Congo bari muri komite yacu, abari muri diaspora muri Canada dufitemo Forum de la Paix, UCC, Soko, Kivu Youth, abari muri timu ya Kivu Youth n'abandi batari muri iyo miryango, bose turafatanya. Ikindi dufitemo n'indi magroup atandukanye, bose twarabempise kugira ngo uyu muryango ubeho. Ba The Unity mu rubyiruko, ba Refugee Return Initiative, inkomezamihigo, abantu bose mbese bafite aho bahurira n'ibikorwa byo kwibuka, bose babaye invite kugira ngo uyu muryango ubeho, kugira ngo tugire framework ikorerwamo ibikorwa byo kwibuka. Ariko twahuye n'izindi ngorane, hari abapfobya, hari abamaze guhakana ko batakira abatuzingira, murabizi mujya bibona no ku ma space. Twagizemo n'ingorane na bamwe muri forum twabanye bakagombye kuba ari urumuri, nabo hari bamwe batandukiriye igihango barayoba, ariko bose turabahamagarira kugaruka mu murongo. Muzungu yabivuze neza, iyo utazi yuva ntabwo umenya aho ujya. So tugeneye kurwanya abantu cyangwa kwigisha abantu bagoreka amateka yacu mu buryo babishakamo. So ikindi dufite organization structure, dufite leadership, dufite leadership and governance council irimo aba elder nka comité de sage, irimo abantu bakuru, aba doctors bose barimo. Ntabwo noneho bikiri bya bindi abantu batatu mwumvise baba young junior nka bareki n'abandi. Dufitemo senior advisors bafite technical expertise, bakuru bize kandi bafite ubushobozi. Tukagira noneho na executive committee ishinzwe daily management, aho dufite global execution committee, dufite president, tukagira vice president, tukagira general secretary, tukagira aba treasurer, tukagira n'aba chapters affairs. Mugunga mwamubonye hano, Fabien ukuriye chapter dufite chapter ya Canada, dufite chapter ya USA, ya Europe, DRC, Kenya, Rwanda, Uganda. Aho hose dufiteho chapters bashinzwe ibikorwa byo kwibuka. Ariko icyerekezo cyacu turifuza ko ibikorwa byo kwibuka bibera kuri state level, nkuko twabikoraga mu nkambi ugasanga buri nkambi iribuka. Turifuza ko noneho kugabanya uyu mutwaro wo kuvuga ngo habaye sino abantu ntibibuke. Turifuza ko ibikorwa byo kwibuka bibera kuri buri state, noneho abantu bakagira sessions zingizi. Nibyo bishobora gufasha kugira ngo urubyiruko rugire aya mateka abagereho. Ikindi ibyo tubasaba rero, turasaba cyane ababyeyi, gukomeza kwigisha aya mateka, gutanga ubuhamya, kuganiriza abana, gusigasira amateka yacu, na gahunda yo kwibuka bakumva yuko ibareba. Ibyo dusaba urubyiruko, twegera ababyeyi. Icyo ni kimwe. Gahunda yo kwibuka tuyigiri yacu. Kwibuka ni ishuri twigiramo ibyabaye no kwirinda. Kwibuka ni prevention, bituma twirinda. Ikindi, kwibuka ni inzira y'ubumwe n'ubwiyunge. Ikindi, kwibuka twandika amateka yacu, twandike ibitabo by'ubuzima bwacu, kandi tunihane no kubeshya, tubishyire mu gitabo, twihane. Sibyo? Ba bantu twagiye tuvuga ngo tuturuka hehe na hehe,
mushyire mu buzima bwanyu mu bitabo, mubyandike, mubwize ukuri isi imenye ko mushoboye. Niba warabishoboye uri muri buriya buzima, uyu munsi mwabikora. Kandi uzakenera kwandika azanshake nawe nzamufasha. Ikindi, kwibuka lobby at your school. Dukore lobby, dukore network kuri church. Ba pastor badufashe gukora network na lobby ahantu hose. We must do we are master of our destiny. Icyo kintu nsorezaho igikomeye si ibyatubayeho. Munyumve neza, ntabwo igikomeye ari ibyatubayeho, ahubwo uburyo twitwara ku byatubayeho, uburyo tubyakira, the mindset. Niduhindura mindset, ntabwo ikibazo ari ubuhunzi, ahubwo uburyo byakira. Nzabarangira igitabo muzasoma igitabo cya Poor Daddy na Rich Daddy. Muzasoma amateka y'abo bantu babiri basangiye papa, umwe akaba ari umwana w'umukene, undi ari umwana w'umukire. So Poor Daddy na Rich Daddy, icyo gitabo muzagishake. Ikindi, nandika kino gitabo ubu cyitwa Breaking Boundaries, ariko nyandika cyari cyitwa Bad Card. Bad Card, ikarita mbi ni ikarita y'ubuhunzi. Yuri impunzi, iyo utwaye ikarita y'impunzi urahezwa ahantu hose. Ndabifuriza kugira ikarita itari ikarita y'impunzi. Muzagira ikarita, muzagire irangamuntu. Ntabwo turi abantu, ntabwo abandi bagira irangamuntu, twebwe tukagira irangamuntu. So refugee card, it's a bad card. Soze mpamagarira Munonozi na Misa Inosa kuganira, twaganira byinshi, ariko reka nsoreze aha ngaha kuko amasaha akuze. Turebe ni gute twafasha abantu kugira ikarita ndangamuntu. Munonozi, wamfasha ukaza imbere. Muri kino gihe turi gushaka, nubwo twibuka, teme yacu iravuga ngo duharanira gutaha. Dufite amahirwe yuko iwacu hari kuboneka, ariko hakenewe umusanzu wanjye, hakenewe umusanzu wawe kugira ngo kino gikorwa gishoboke. Ntabwo dushaka kongera kujya twandika ngo duharanira gutaha, ahubwo gutaha birashoboka. Dukeneye rero ko niga ndi mu kazi, hari umugabo w'umucuti wanjye yari umu engineer yitaba Imana, yafashaga abana barwaye kanseri. Tuza kubimenya nyuma, noneho haza gusabwa ko dutera inkunga igitekerezo cyiwe. Umuyobozi wa head wa department wacu yatubwiye akantu kamwe kusa koroshye. Yaratubwiye ati rero Engineer Eric yitabye Imana kandi yakoraga ibikorwa by'ubugira neza. Ntabwo twifuza ko ibikorwa by'ubugira neza yakoraga birangira. So turifuza ko wa munsi y'amafaranga yoherezaga abantu, kampani igomba kuyatanga. Ariko none yaratubwiye akantu koroshye. Yaratubwiye ati rero tugiye gukora non-shave day. Atubwira ati kuno kwezi twese ntabwo tuziyogoshesha. Umuntu wumva ashyigikiye igikorwa cya Eric, uyu ku kwezi gacuruzi nta mafaranga azabona. Ntabwo tuziyogoshesha, kwitwa ukwezi ko kutiyogoshesha mu rwego rwo kuzirikana Eric n'igikorwa cye cy'ubugira neza. Ikintu twakoze, uwumva agashyigikiye yariyandikaga akamubwira ati nanjye ku kwezi ntabwo nziyogoshesha. Ya mafaranga y'ukwezi wari kwiyogoshesha tukayafata tukayatanga, cyangwa kampani ikayatanga. So ndagira rero dukora akantu kamwe gusa. Twabura inshuro nyinshi, ndagira ngo bari abantu hamwe twavuze kugira ngo bashobore gutaha, bakeneye ikintu kimwe gusa. Niba turuvuge wenda ukwezi kumwe nk'abajene, tuvuge ngo hari ukwezi tuzagira dread, twite ukwezi kwa dread, yaba rireki ntiyogosheshe, uko kwezi gacuruzi tukumwime n'amadolari angahera makeya cyane, 25 abantu ba Michigan gacuruza bakuzi. Ntabwo wenda tuzagufatira ukwezi kumwe, ariko tuvuge ngo